Inshuti bavandimwe ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, mbifurije umugisha w'Imana kandi ndabakiriye muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana, ijambo ry'ubwenge, ijambo riduhesha ubuzima ndetse rituma amaso yacu arushaho kubona neza. Perezida wacu aherutse kuvuga ijambo rikomeye, aravuga ati rero mushyire masike ku mazuru no ku munwa, ariko ntimushyire masike ku maso yanyu. Amaso yacu agomba kureba. Rero muri bimwe bituma amaso areba neza, ijambo ry'Imana riri imbere cyane. Rero ndabakiriye, ni Pastor Ntwarane Anastase, umushumba w'itorero rya Assemblée de Dieu i Nyakarambi, muri kumwe muri uyu mwanya. Reka rero dusenga Imana, hanyuma dukomeze n'ijambo ry'Imana. Mana, ndagushimiye, izina ryawe nirihabwe icyubahiro, izina ryawe nirihimbazwe, kandi mwami nirishyirwe hejuru. Rero nakiriye aba bantu bakurikiranye iri jambo, aho bari hose ku isi ubaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. By'umwihariko urihaye agaciro akaryumva neza, akemera rikamutsinda, agafata icyemezo cyo guhinduka no kurigenderamo, mwami wo musabye umugisha. Urakoze, ubane natwe izina rya Yesu, amen. Rero ndashimira abakoze subscribe kuri channel yacu ya Face TV. Sigaye itambuka ibiganiro byiza bifite umumaro cyane ku rubyiruko, ku mpano z'urubyiruko, ku bakozi b'Imana. Twigisha amagambo akomeye nk'uko tubivuga kenshi, agamije gutuma udukurikirana, ukurikira ijambo duca kuri iyi channel yacu, abasha kuba umukristo uhamye, abasha gusobanukirwa ubutsinzi Imana yashyize mu buzima bwe, abasha gusobanukirwa ubutsinzi buri mu gakiza, abasha kuba icyo yaremewe kuba cyo, agera ku mugambi w'Imana. Kuko twemera ko buri muntu wese ari umunyamugisha, buri muntu wese umunyamahirwe, buri muntu wese yagera ku byiza, buri muntu wese yagera ku mahirwe y'umugisha w'Imana. Ntabwo byagenewe abantu runaka, ahubwo buri muntu wese afite uko yagera ku butsinzi bwe. Buri muntu wese ni umwihariko, buri muntu wese ni umunyamugisha mu bwami bw'Imana. Ndakubwira ngo uri umunyamugisha mu bwami bw'Imana, ndakubwira ngo uri uw'agaciro mu bwami bw'Imana. Ujye ukurikirana ibiganiro dushyira aha ngaha, kuko uzasobanukirwa ko nawe uri uw'agaciro, nawe wagera ku mugisha, nawe waba umumaro, nawe waba igisubizo, nawe hari icyo Imana yakuremeye kuba cyo muri sosiyete. Imana iguhe umugisha rero kandi ikugire neza. Rero tugiye kuvuga cyane muri ibi bihe, kuvuga ku gitabo cy'ibyahishuwe. Ntabwo wenda turinjira mu buhanuzi, nabwo tuzabuvuga. Kongera ko muri iyi minsi abantu bafite ubwoba, muri iyi minsi abantu bariho baribaza cyane ibigendanye n'ikimenyetso, ndetse hari abise urukingo ko ari cyo kimenyetso kivugwa mu gitabo cy'ibyahishuwe, ariko ntabwo ariko kuri, ntabwo ari ukuri rwose. Ahubwo dukwiye kwiga neza ubuhanuzi, dukwiye kwiga neza ubuhanuzi, tukamenya uko ibihe bizakurikirana. Ikimenyetso kizashyirwa ku bantu, icyo kizakora itorero ryarazamuka, akoreka nkaguhe ako kabiki. Nk'uko umwuzure waje Nowa yinjiye mu nkuge, ni nako ikimenyetso kitazaza Nowa atarinjira mu nkuge. Nowa w'uyu munsi ni itorero ry'Imana, Nowa w'uyu munsi ni abakije. Haleluya! Ni nako bimeze. Nk'uko umuriro utari kuza Loti akiri i Sodomu, ni nako ikimenyetso kitazaza abana b'Imana tukiri ku isi. Rero ntitugire ubwoba, ntugire ubwoba ngo mutinye ibiriho, ahubwo twige neza ubuhanuzi. Ndashaka gufata umwanya nigisha ubuhanuzi, ariko ndagira ngo wenda twigeho gato ku bigendanye n'igice cya kabiri. Ndavugaho mirongo mike mu gice cya kabiri, aho Yohana akoreshejwe na Kristo. Mu gice cya kabiri n'icya gatatu turakibandaho muri iyi minsi, ariko nyuma ndashaka kubigisha igitabo cy'ibyahishuwe, ariko by'umwihariko cyane ku buhanuzi buvugwamo bugendanye n'ibihe bya Antikristo, uko azakora n'ibikorwa bye, ndetse n'icyo kimenyetso.
twagiye tubyigisha kenshi ariko turashaka kubisubiramo noneho kuri channel yacu ya Face TV. Muri iki gice rero cya kabiri ndetse n'icya gatatu tubonamo amatorero 7 yandikiwe. Aya matorero 7 nayo mu buhanuzi afite icyo asobanuye. Bamwe bayigisha nabi bakavuga ngo aya matorero agendana n'ibinyejana, itorero rya mbere ni iry'intumwa rya Efeso, bakagenda babipanga gutyo, ariko nabyo siko biri. Aya matorero 7 yandikiwe, ubutumwa burimo, message irimo, bireba amatorero y'ibihe byose, bireba amatorero yose. Message iri kuri buri torero biratureba. Ibyabwiwe Efeso biratureba, ibyabwiwe Simuruna biratureba, ibyabwiwe Pergamo biratureba, ibyabwiwe Tuatira, Sarud, Philadelphia ndetse na Laodikia biratureba. Kuri buri torero message irimo iratureba. Ni gihamya ni iyi, nuko buri torero, buri butumwa bahawe hasoza ijambo rivuga ngo ufite ugutwi yumve icyo umwuka abwira amatorero. Ni ukuvuga ngo ubundi message iri muri yabwiwe aya matorero ireba abantu mu buryo butatu. Uburyo bwa mbere ireba umuntu ku giti cye, ari nayo mpamvu iryo jambo riri ku murongo wa 7, ufite ugutwi niyumve ibyo umwuka abwira amatorero. Aha rero turumvamo abantu batatu. Ufite ugutwi ninde? Ni wowe uri kunyumva, njyewe, buri muntu wese ku giti cye. Ni ukuvuga ngo buri muntu ku giti cye, harimo ubutumwa bw'umuntu ku giti cye. Icya kabiri, harimo ubutumwa bwa Efeso y'icyo gihe, Efeso y'icyo gihe, cyangwa se Simuruna y'icyo gihe, Pergamo y'icyo gihe, Tuatira y'icyo gihe. Naho aravuga ngo ufite ugutwi, ubwo ni Tuatira iri kubwira. Ariko nanone harimo ngo yumve ibyo umwuka abwira amatorero. Aha rero ni ubutumwa rusange, ni ubutumwa bw'amatorero yose. Ntabwo ari Simuruna gusa, si Pergamo, Efeso gusa, ahubwo amatorero yose. ADPR, Assemblée de Dieu Vivante, amatorero ya Kiprotestanti, amatorero yose, Katolika irimo ahangaha, nayo irabwira ufite ugutwi yumva ibyo umwuka abwira amatorero. Ama-eglise yose arabwirwa, hari icyo asabwa gukora. Hari ibyo ubwirwa, hari ibyo buri torero ku giti cyaryo, rimwe local church iri kubwirwa, hari n'ibibwirwa amatorero yose. Rero harimo message ikomeye. Rero nka Efeso, ikintu yabwiwe gikomeye, yabwiwe yarashimwe ngo nzi imirimo yawe, aho ni ku murongo wa 2, n'umuhati wawe no kwihangana kwawe, kandi nzi yuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi, nuko wagenzuye abiyita intumwa kandi atarizo, ukabona ko ari abanyabinyoma. Uzi kwihangana kandi warenganirijwe izina ryanjye wacoba. Ariko rero cyane ko aho ngaho, ariko rero mu murongo wa 4, mfite icyo mugaya, nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Nuko ibuka aho wavuye ukagwa, wihane ukora imirimo nk'iya mbere, kuko nutabikora nzaza aho uri muri gitereko cy'itabaza cyawe ahacyo nutihana. Ariko mfite icyo mushimira, nuko wanga imirimo y'Abanikorayiti, yo nanjye namwe. Rero iri torero rya Efeso Yesu yararishimye, yatangiye arishimira, avuga ngo nzi imirimo yawe. Imirimo yawe ndayizi. Reka nkubwire rero, Yesu azi imirimo yawe, imirimo yawe arayizi yose. Iyo abantu batazi, arayizi. Iyo uhisha, arayizi. Rero imirimo yacu Yesu arayizi. Nk'uko iri torero rya Efeso, ni naryo jambo rya mbere yahereyeho ababwira ngo nzi imirimo yawe. Hari imirimo ushobora gukora abantu ntibayiha agaciro, abantu ntibayibone, kandi ndetse n'imirimo myiza. Ariko Yesu arayizi. Iyo abantu batamenye, iyo abantu batahaye agaciro, Yesu we yayihaye agaciro. Niba koko ari agaciro, Yesu yayihaye agaciro. Rero Yesu azi imirimo yawe, imirimo ukora mu bwami bw'Imana,
imirimo ukora mu itorero, imirimo ukora ugamije kunezeza Imana, Yesu arayizi. Nubwo abantu batayibona, nubwo abantu batayimenya, nubwo abantu batayiha agaciro, nubwo abantu batayikubahira, ariko iri mu ijuru irayizi. Imana irayizi. Rero iri torero Yesu yararishimiye, arishimira imihati yabo, abashimira ukuntu bari abantu bihangana, bakihanganira ndetse n'akarengane, bakarenganywa bakihangana, bari abantu bihangana. Iri torero ryashimiwe kumenya kugenzura abitaga intumwa, abitaga abana b'Imana, abitaga abahanuzi, kandi ari abanyabinyoma. Iri torero ryari rifite izo mbaraga, ubwo bubasha. Iri torero ryarashimye, ariko riratangaje cyane. Umurongo wa 4, umurongo wa 4 hari ijambo rivuga ngo ariko. Ariko hamwe n'uko nzi imirimo yawe, imirimo yawe myiza, hamwe n'ibyo bigwi byawe, hamwe n'ayo mashimwe, hamwe n'uko kwihangana, hamwe n'uko gukora umurimo mu buryo budasanzwe, nzi imirimo yawe. Kubera iyo mpamvu ariko iri jambo rirakomeye cyane, ariko rirakomeye kuko Yesu yarivuze nyuma yo kubashimira ibintu bikomeye, ibyo bigwi bikomeye cyane. Rero natwe mu buzima bwacu tugira ibintu byinshi dushimira. Ushobora gushimira ibintu byinshi cyane, ariko iyo hajemo ijambo ariko biba atari byiza. Ngo hano Yesu aravuga ngo ariko mfite icyo nkugaye, hamwe n'ibyo bitangaza byawe, hamwe n'ibyo bikorwa byawe by'indashyikirwa, ariko hamwe n'uko guterana kwawe, hamwe n'uko kuririmba kwawe, hamwe n'uko kuvuga ubutumwa kwawe, hamwe n'ayo mavuta yawe, hamwe n'izo mpano zawe, ariko abantu hitondere cyane. Ariko hamwe n'ibyo bigwi byawe ni byinshi rwose, ariko iyo hajemo ariko. Iri torero rya Efeso ryari rifite ibigwi byinshi Yesu abashimira, ndetse uyu munsi utapfa gushaka ku matorero menshi no ku bantu benshi, kuko nababwiye ko mesaje iri muri iri torero yari mesaje y'umuntu ku giti cye, ndetse no ku itorero ku giti cyaryo nka Ariko Church, ndetse n'amatorero yose. Bari bafite ibigwi byinshi bigoye kubona ku muntu ku giti cye, kuri Ariko Church, ndetse no ku matorero menshi. Ariko nubwo bimeze gutyo, Yesu aravuga ngo ariko iyo ariko tuyitondere cyane. Iyo ariko iri mu buzima bwacu tuyiteho cyane, ndetse n'ibyiza twaba dufite n'ibigwi n'iki bitaturangaza, tutarangazwa n'ubutsinzi bwacu, tutarangazwa n'ibyo bigwi, ahubwo twite kuri iyo ariko. Niyo kaba gato kiteho. Ariko ishobora gusenya ibintu byinshi mu rushako rwawe, hagati yawe n'umugabo wawe, hagati yawe n'umugore wawe. Ufite ibigwi byinshi ku mugore wawe, ufite ibyo ugura, ufite ibyo uhaha, ufite ibyo ukora n'iki, ariko none harimo ariko. Wenda umugore ntabivuga, iri no mu mutima wawe. Umugabo ntabivuga, ariko iri mu mutima wawe. Ku babyeyi bawe, ku muryango wawe, ku itorero ryawe, harimo akantu ariko. Uratanga amaturo, uratanga iby'icumi, uraterana, urasenga, uri umudiyakoni, ufite ibikorwa ukora, hari byinshi, hari ibigwi, ariko harimo ariko. Ako ariko aca akarongo. Nturangazwe n'ibyo bigwi bindi. Iyo ariko irimo, wenda ni amazina yawe, wenda ni amagambo yawe, wenda ni ukutumvira kwawe, wenda ni agasuzuguro, wenda ni ukwishyira hejuru, wenda ni uguca inyuma uwo mwashakanye, wenda ni ukumuvuga nabi, wenda harimo akantu ariko. Ako kantu ariko ukitondera.
mu itorero ryawe, ku mushumba wawe, ku bayobozi bawe, ukitondere cyane. Kuko hano Yesu turabona ababwira ngo nutihana, hamwe nuko nagushimye ibigwi byawe byinshi bikomeye, kwihangana, umuhati wawe, ishyaka ryawe, kumenya abahanuzi b'ibinyoma n'abatari bo, imirimo yawe ndayizi, ariko aravuga ngo nutihana, sindangajwe n'ibyo, ibyo ntibyaba ruswa kuriye, nutihana iyo ariko nutayikura mu buzima bwawe, ndakura igitereko kitabaza ahacyo. Bivuze iki? Ndava mu buzima bwawe, ndatandukana nawe. Birakomeye. Shyira ariko ku ruhande, yikuremo. Haleluya. Dukure za ariko mu buzima bwacu, tuzikuremo. Hari umuntu umwe wigeze ambwira ati, ese pastor, umuntu aramutse asenze neza agakiranuka agakora byose, icyo gihe nigishaga inyigisho yo gutanga kimwe mu icumi, gukiranuka ku bana b'Imana, gutanga kimwe mu icumi, nk'uko abaturage basaba gutanga umusoro, natwe turi abaturage b'ubwami bw'Imana, gutanga kimwe mu icumi. Arangira avuga, ariko ukoze ibyo byose ariko ikintu ntugikore, wabura umugisha, hari ikibazo. Urumva rero, iyo ni ariko, ako ni ka ariko. Bikore neza uzabishimirwa, kuririmba, gufasha imfubyi, abapfakazi, ibikorwa byiza uzabishimirwa, ariko Yesu azakubwira ngo ariko icyo nkugaya, ntabwo unyubaha mu butunzi bwawe, ntabwo unyubaha mu byo nguha. Rero iyo ariko tuyitondere. Ibyo twakora byose, abantu benshi barangazwa n'ibyiza bakora, bakarangazwa n'ibigwi abantu bavuga, bakarangazwa n'ibigwi bafite, bakarangazwa, ariko baravuga ngo nari umugabo ntihabwa intebe, bakarangazwa n'ibyo bintu, bakarangazwa n'ubwo buranga, bakumva ko ari beza imbere y'Imana, ariko ntibayikure mu buzima bwabo. Ngo nta mwiza wabuze inenge, na nyiraho kugira amabinga. Iyo niyo ariko kunjambwe, ariko ukure iyo ariko, ako ka ariko ako nakita nk'ibinga yaba riri mu buzima bwawe. Iyo ariko ishyire ku ruhande, kuko bivuze kuvuga ngo ubundi iyo Satani aje mu buzima bwawe, aje kukurwanya, ntabwo azahera kuri ya kote positive nziza, rwa ruhande rwiza, ntabwo azahera kuri ibyo bigwi byawe. N'iki? Ashakisha ahantu hari weakness, hari intege nke, ashakisha aho hantu hakandika, arakandakanda, ashakisha aho hantu hakandika, aho hantu hato cyane, aho ntihaca, aho hari ariko ntihashaka guca. Ako kantu ka ariko niyo nzira ye. Icyo Paul yabwiye Abefeso ngo ntimubererekere Satani, mufunye, ntihakagira akayira na gato wamuha. Ubundi ntuze kuvuga ngo iyo uhaye Satani isegonda imwe mu buzima bwawe, asenya ibintu udashobora kubaka mu myaka usigaje kubaho. Ibyo azasenya mu buzima bwawe, uzarinda usaza, uzarinda uva ku isi utabirangije, kuri iyo segonda imwe wamuhaye, kuri uwo mwanya muto wamuhaye. Kandi yaje gusenya inzu yawe, ntabwo aza ngo ayisenye ku kanya itirimbuka, ahubwo aza kuri agatafari kamwe, aho hakandika kuri akantu gato, aca hirya aho utapfa kubona. Ubugingo bw'umuntu burimo busenyuka gahoro, ruto. Niyo mpamvu Yesu yavumye igiti ngo gitangira kuma gihereye mu mizi, gahoro. Abantu bibwira ko kimya ku kanya, ariko cyari cyahereye mu mizi. Ariko witondere, ariko ibyo ushimirwa ni byiza, nanjye naguha amashyi, twabigushimira. Ibyo ukora ni byiza, twabigushimira, ariko harimo ariko. Iyo ariko nanjye yaba iri mu buzima bwanjye, nawe nkurikiranye, ukuri izo ariko tuzikuremo. Zishobora kuba imbogamizi y'umugisha ku buzima bwawe. Ibyo wakora byose, Yuda yari intumwa ya Yesu, Yuda yari umubitsi wa Yesu, Yuda yari nawe yaratoranijwe, ariko afite ariko. Hari benshi tubona bari bafite ibyo bashimwa byinshi, ariko bafite ariko. Dawudi yari afite ibyo ashimwa byinshi, ariko afitemo ka ariko.
afitemo ka ariko ko kubusambanyi, kamusenyeye umuryango, kamusenyeye urugo, kamukuye no ku butegetsi igihe gito, umuhungu we aramuhirika amukura ku butegetsi, aramurwanya. Ariko tuyitondere, ariko yaza mu buzima bwacu, yaza mu nshako, yaza mu kazi, yaza mu muryango, ariko kantu ka ariko asenya ibintu. Kuramo. Uyu munsi ufata icyemezo, iki cyumweru ufata icyemezo, uyu mwaka kora ibishoboka, ariko ziri mu buzima bwacu, ziri mu muryango, ziri mu kazi kawe, ziri mu rugendo rwawe, tuzikuremo. Icyo kidatunganye tugikuremo, niba dushaka kubona ubwami bw'Imana. Imana ibahe umugisha rero, Imana ibagire neza. Ndabasengera, nanjye nisengera, ndabifuriza umugisha, nanjye mwifuriza, kugira ngo ube ku buzima bwanjye, ube ku buzima bwawe, ariko zigende, ahubwo dushimwe muri byose. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu, amen.